Urakaza neza kuri YouTube channel ya Naomi na Dadu. Nkuko mubibona rero ndi mu muhanda yenyine. Iyo rero ndi mu muhanda mujye menya ko tugiye gusara. Nkuko muri kubibona rero ndacyarembye, narashize, narananutse, ngo mubibona ko nananutse murebe mu nda mfite. Narashize. Ariko nyine ndacyakomeje gusenga ngo nkire vuba, ariko Imana ishimwe. Uyu munsi rero ndi kumwe na cameraman wanjye, ari na moto, muraza kuyibona. Ngiye gukora ibintu Dadu atigeze abona, namwe mutigeze mubona. Ucyo usabwa rero niki? No kwicara n'agasonga bagari, ukicara ukatureba, ukavuga ati yagiye gucya. Niba utarakora subscribe, make sure ko ikoze none aha tuvugana. Natekereje rero akantu ushaka gukora Dadu. Telefone yanjye ni ya Dadu, password ni zimwe. Tuhuje password. None uko muri kubibona nta meta nambaye. Rero tugiye guhura na Dadu, duhure n'abantu bagiye gukora mu kazi, bagiye guhura mu kazi. Nanjye ndaba ndimo nk'umuntu ufite ubwenge, ngiye guhura n'abanyabwenge, dukora inama ituma tubona amafaranga. Rero nkuko yambwiye ko aza kumfata, ndamushutse ndamubwira ni ngiye rero ngiye kuba ngenda n'amaguru, aza kumfata. Kubera iki? Cameraman wanjye afite motari, ntabwo yari kuza mu rugo, yari kumubona. Cameraman ari budukurikire kuri moto, ibintu byose muri bubone murabibona kuri moto. Kuko kubwa cameraman ngo yitsimbe, Dadu yamvumbura, yamfata. Kandi ngomba kuba ntambaye mikoro kugira ngo atamvumbura. Rero urasabwa kuburi, ariko nkaka kantu karanshaka iki? Urasabwa kuba uri hano wateye agasonga bagari kugira ngo umenye icyo ngiye gukora Dadu. Ngiye kugenda mu bantu b'abagabo, nta mpeta nambaye. Uri kubona? Urumva? Password nayihinduye, ngiye kumujagaraza. Ariko kugira ngo ibintu byacu bibe clear, cameraman arajya kuri moto, ntago ari bumubone. Nanjye nta mikoro ndi bwambare, ubwo muragenda mubona ibikorwa. Ibyo mutari busobanukirwe nzabaha amajwi nyine y'ukuntu biri bugenda. Ubwo ari kuvuga ngo tugiye guhura na Dadu, agiye kuza kumfata, mubwiye ko ndi kugenda n'amaguru kugira ngo cameraman ahita afata moto tutadukurikira. Nuko mu rugo yari kwita mufata rwose, kwita muvumbura. Rero tugende, cameraman nkurikira, tugende tuvuga ikintu tugiye gukora. Dadu mu busanzwe ntagashobora kumara iminota niyo yaba ari 3 atarafata telefone yanjye. Niko ameze, niko karwara rwaye, ahita yifata akareba, akavuga ati amiyireka nirebera amafoto, uko arabiswa nkunda ifoto, akarebera wenda amafoto ntaba narafotoye. Niko ameze. Ariko koko telefone yanjye ntajya nyihisha, nyine nta bintu byatari, password ni zimwe, urumva ahita ayifata nta kibazo. None arabizi ko nshaka kwibagirwa iherena, ariko impeta sinyibagirwe. Aranamamagaye. Dore ngo yarahamagaye. Allo? Oui. Ni sawa? Oya, nese ubugeze uza kumfata. Okay. Gangwe. Magaze muri wa muhanda uturuka iwacu, nagiye n'amaguru kugira ngo unsange, ngiyewe ntago nari kuba nyihagaze, bangukana izuba riranyisha. Sawa guys, ibintu byatuvurnye. Dadu kumufatisha muri iyi minsi bisigaye bisaba ubwenge bwinshi. Ibaze ko nta mikoro ndi bwambare, na cameraman arajya kuri moto kugira ngo mbaye ibintu byiza. Umva guys, muyirebe no video muyirangize, kandi mumbwire ko nananutse. Sinabaye keza.
Yo shuru. Ite shushu. Bitese. Nati. Boromeje ku cyapa cyandure. Ubundi bitegereza nkaza kugufata mu rugo. Mani ngensiye nanga kuza kumfata mu rugo mbona harakaze Nshaka kugenda nayo. Ashaka ko bambona. N'amaguru. Bitese. Kita. Aba bantu se turahurira. Izuba ryakwishe. Ukuntu wanyanitse ku cyapa wowe nabaye ibishyimbo byita gute bya biboro babyita banika. Wambaye sentire neza se. Nayambaye sheri. Tugiye guhurira nabo nshatse ko tuhagera mbere. Turahurira nabo kuri Sawa City. Ntari. None se za gahunda se twapanze urayi tuzinkorera kungurira bya bindi. None hase mwana. None haburiya. None se waje ubika isezerano ryawe. Wowe urambwira. Inaze hari ubwo bipfuye birangiye. Ihwere bino mbwashiri. Ni imbwa ni igihunyira ni Ni imbwa nyine. Yego ko mbega ukuntu kameze. Usiri yarinda umujura. Uyinge ni andi yo mu nzu. Nagahoni kakapa. Nagahoni nagapupe. Nari mpfuye n'izuba bari. Bone. Ukuntu shonje. Ngurira n'ibiryo. Hariya haba hari ibintu bimeze fresh. None se ko ndi kuri regime uragira ngo ndye ibintu bya hariya by'inkoko by'ibiki wapi? Regime umunsi umwe wapfa. Napfa. Wahita wongera ukabyibuha. Nahita ariko uzi kugira ngo n'ikiro kimwe kiveho uzi ukuntu bimera. Bigutwara igihe kinini shamba bari. Ariko kugira ngo kijyeho n'umunota. Shaje mbabarira. Okay. Mbega izuba. Wiramenya imbwa gahanga niko bajya. Ugeze ngo ndi imbwa. Imbwa ni inde se hari uko. Uko ryamenya agahanga kari waze buri kumenya. Nase njye ntabwo ndagahanga nkafite agahanga singafite. Shaho ufashe. Ufashe wafite umusatsi. Shawapi. Nabaye hano hafi. Sikucyuna n'insuku njyanye Mariyoti. Ushobora kuganira bisanzwe ni ngombwa kubajyana inkuru. Kazi cyangwa niba babishatse nawe uvuga ati tuve mu nyine ngenda gakenera yes huh? Utakorota simodoka haribi ujya imbere cyangwa inyuma hariya se nyine hari izo mo imbere harimo n'ahandi ko kucara ujya hari yego hano sawa hariya munsi y'umutaka so fresh iyi ntebe se ko iri niyo muri 90 ku masera izo muri 1900 sikumbuki yes nafata gake se ariko ubwo baraza kutubaza tu reka baze yeah si sawa sawa ngendiye kunoza urarya oya ukanywa nanjye ame kasari cappuccino
bemeze neza bafata ibintu ari abantu baje wenda dusangire ibintu uraba umpaye cappuccino yewe uramba fanta yasi kuko nabona naribyibuha mu yo kumwe kuri ejo none se sawa urisha ni abantu nyine urabona kuri ziriya diri tugomba gukorana kugira ngo nawe barebe nyine umbwire hari ukuntu nabonye ufitemo impano yo kwitegereza abantu ukamvuga ati abantu ni bazima cyangwa abantu bafite ikibazo utabeshye ari amafaranga baraduha mubonye abantu bari seriye bari si bo bashaka nyine ku imigabane si nyine ubwo barayatanga batabishaka barareba ariko nibambona barahita bayatanga aho tu gashobora no kubabwira ko ntahageze tu iyo babwiye ko bahageze yone nababwiye ko ndimo ndagenda ariko kubabwira ko ntahageze ari igihe umuntu wenda yumva ngo hari igihe umuntu ashobora kumva ngo wahageze mayinite n'ayamaze subi ni uko bakubwira wa mukobwa wo muri ya sosiyete arambwiye nta mayinite nsigaranye mana neza izuba riri i Kigali nsigaye numva naswe njye ndi kumva nakigendera ndarambiwe nsigaye numva turi ariko ni sawa aha turi ni sawa abantu bose ngiye mbafite ubwoba ko bari bundebe bakakugira gute bakankunda ko ndi mwiza ega meze uravuze ngo ntabwo ubizi ntabwo ndi kuvuga ntabwo mbizi niba abantu babigiraho ikibazo cyane ko leta mbavuna wose wowe ntabwo wakubita umuntu ngo ki nisa ko urakubita umuntu umugore wanjye ndavuna we ego urampinze uravuze ngo ntabwo ndi masiro koko uravuze ngo ntabwo narwana ntabwo nakugwanirira wandwanirira ariko wapi byaba byageze kure buriya ngo ujya gusigura abanza uramurindira ukabanza ukamushyiramo inuzi kugira ngo amwereke ko unamurenze ukamuha umwitangirizo wenda kureka nkakumbedita ubundi nkakumbeditara nene ndi kuvuga yewe ese niba ari butinde bano bantu simbizi ko birabi ahantu tujya tuhaza kenshi ku mugoroba haba ari sawa kuko hari urusaku rw'umuhanda n'amamodoka ngewe icyo akora utari mu Rwanda nagenda nibyo gufata indege nibyo reka da ugasohokera mu ndege se nkafata indege nkajya nkandi reka da si ubizi se okay sesheri ntabwo cyambara impeta impeta se nayibagiwe se wayibagiwe bivuze ngo nanjye uba wanyibagiwe none se ubu ngubu nakugendanye impeta niyo igaragaza ko umuntu amugendanye nyine isobanuye iki se wowe wigize inkumi se inkumi se ushatse kuvuga iki ntacyo neza ubu umuntu yabwirwa n'iki kuri umugore wawe utambaye impeta turi kumwe ingenda yambaye ngiye no ku cyapa ko nanditseho sheri for real nayibagiwe kandi ntubigire ibintu byatari nayibagiwe ariko nta mpamvu ubwo isi uyibagirwa iribuka cya gihe nayisize tutarava mu rugo twicaye mu modoka ibintu wari unkoreye noneho wahavuye uraharenga erega abagabo reka mbabwira abagabo mwebwe niyo mwamuyambaye ku gahanga muratereta
abagore rero iyo babonye mukagira nk'ibyago murateretwa rero nawe ushaka ko bagutereta none no Eh, njyewe ntabwo ari icyo kibazo njyewe byabaye agisida ntabwo ari uko bari bunterete sheri ntabwo ibyo bintu ushaka kubyumva ukuntu wangize cyagiye nyine none uremera ko nawe byakubaho byamba Eh, ariko we ntabwo byakubaho sure. we waba wabishatse buriya cyagiye nayisize mbishaka tuje kugira impeta kuvugana hano ugomba kuyamenya tugura n'abantu b'abagabo ubwo se ubundi bakwizera gute kuri umugore wanjye bereka amafoto y'ubukwe none se wazanye bici se mwana niko bavuga nyine bashobora kwibaza ko ari agakino ndi kubakina kuzana umuntu ibintu bitari seriye nkaba nashatse umuntu ndemeze ko ari umugore wapi wihangane sheri byabaye impanuka cyangwa tubanze tujye mu rugo ujye kuzamura ese shubu impeta igiye kuba ikibazo cyane naho njya rwose ntabwo ndi bubyemere nta muntu kwanza birahindutse ntabwo ndi bubyemere ibiki se bihindutse uragenda wambara impeta ntabwo baraza ntabwo ari kure mu rugo ntabwo ari kure ugende uyambare sheri nayibagiwe kandi sinsubira mu rugo ngo nongere ngarukane ubwo niba ngiye mu rugo kwambara impeta uyagumana n'abo bantu bawe mwenyine ariko urumva ukuntu ibintu wambwiye nakubwiye se nayisize nakubwiye iki nayibagiwe ngewe noneho ko ari no kuyibagirwa ariko wowe n'ubushake mbona ufite wagira ngo hari ubwo ugiye n'amaguru se ariko wabaye iki ntabwo biba binshimishije kubera ko nawe Njyewe uba ntabwo wabinkoze bigushimishije, ariko biribuka sorry. ukuntu wankatiye fone sori sori se iyo sori irashyiraho impeta ku rugo sawa rero none wabaye inkumi uragiye nabaye Kanya inkumi urajya nyina yo mu kubona kazi. njyewe nta kintu mbaye kanya urajya mu kazi nta mpeta none nko kwizera kwawe ari guke ntabwo ari guca kuko mu bintu twumvikanye ni ko tugomba kubyitwa erega iki ni ikirangantego none se ibi ni ibyiye ku mubiri inyuma nyine ntabwo ari ibyo mu rugo ihangane byanshishe nabyibagiwe urumva ibintu byumvikana urumva biri kuntera umujinya ugende wambare impeta naho nje nanjye nyikuremo basi tube dusa ese ubu mukorere iki mukuremo merci Excuse me, c'est tout konje ishusho. konje bon appétit ese kutikiriza merci ntabwo nishimye ariko ndabizi ntabwo washimishwa nuko nta mpeta nambaye ariko bihangane kandi ndumva ntameze neza sawa sawa ndaje gato uraje ye ndaje kamerama arakubona genda hirya nakuze n'ikindi ntabwo ibi nabyemera gusa kereka mubwire rero njye niba wanzanye ahangaha kwiga mvuga ibintu byinshi unesha umutwe ndagiye ubwo ubu inama zawe uzikore si ibi bintu tugiye gupfa impeta none se ikibazo ni ikihe guma hano njye kuyikuzanira ariko ujyayo
ugiye kuvanga aho usigaye n'icyango ugiye kuzana impeta wowe yego ubwo nanjye niba ari ibyo usigaye mu oya nama zawe ntabwo ari ukuvuga ngo bw'inama zawe neza ubundi kuki udashaka kuba ataraza kuki udashaka kunyiza niba udashaka ngomba ndi kumera nabi kabariza ese wahinduye password ryawe utari kuyibona imbere ukabona baravuze ngo izo telefone baraziba cyane mbita mpindura password shyiramo iyindi ituma bataye hari umuntu uri kuguhamagara ariko wumuretse tubanze tuvugane se ninde kandi nitabe cyangwa ubwire kuri biza ariko tubanze tuvugane njyewe ntabwo nka mudu yanjye itameze neza halo kwivugira ibindi nyine mbwira sheri nabikubwiye iki nahinduye password kubera telefone baziba za iPhone nta midatari ntuze kuyihindura byatuma batayikwiba yego nashizemo kode bambwiye kode nyine yatuma bayiba nkayifata ntabwo bisobanutse umuntu wawe arawugeye ni umuntu wanjye si njye wambonanye nawe bari kuguhamagara nzaho yakuye nimero yawe ndi bize gato mwiriwe ndi bize wongere nyuma y'isaha ndi bize nshuti nyine ibyo ni ukuvuga ntabwo byumvikana ngo kuhindura nuza ya telefone byatuma batayikwiba keretse niba ari ngewe ko ari njye uyizi se keretse niba njye uvuga wayikwibaho wabarira iki barakubwubwo nabwo niba narayihinduye nabyo bikaba bikubabaje isoni ko utanabimbwiye ngo urayihinduye ngo menye iyo ariyo kandi icyo gisobanuro cyo kuvuga ngo wayihinduye ngo batayiba kikaba ni ikintu kidasobanutse na gatoya nta kibazo ese uri gutekereza kwibaza impamvu udashaka ko tujya kugira iyi miti kandi ikindi ntabwo ndumva ntabwo urankomveka ukuntu wahinduye password nakubwiye ngo it was a mistake urayisubizamo se ndayihindura nabi nyine usubizemo isanzwe ryari ni mukanya nonaha ntabwo nonaha nabikora nta mwanya mfite ndi kumva nameze neza ihindure nonaha ntabwo mbishoboye muritwara ute muri ino minsi utagiye kunjya reka gutuma numva nameze neza utangiye kwitwara ute muri ino minsi ntangiye kwitwara neza mbonye se nitwaye nyine ntabwo ndi kumva password ntukishaka ntabwo ngiye n'ibibazo ukuntu wahindura password ntumbwire ngaho yihindure basi isubiza uko yari imeze ntabwo mbwe namwuka namwe ndumva ntari tayari ndaza kubikora nitonze nta kigoye kirimo urabikora wambabarira urabikora ntabwo ntabyo ukora ngiye kukuzanira impeta ariko ubitekerezeho kandi iyi telefone ubwo ndayigusubiza ariko umbwiye ko ugiye guhindura password umbwiye password ko ari iyanjye ni yawe neza ndabiyobe ko ari iyawe kandi ngiye kukuzanira impeta ntabwo nsiga hano urahasigaye kuko wahanzira iki tujyane nyine ubwo uzambarire nazo nambara uko bimeze rero kandi urayambara ubere icyo ari kuri kwensisita ko yambara babara cyane
n'amashi ngewe niba ari ibyo sigaruka mu bintu muri diri zawe wapanze byihorere ndizana ntariri n'indwizane ntiwagize ntabwo nashaka guserera nawe mu bari diri zawe n'abo bagabo maze zipfe uhomba amafaranga kubera ibintu byawe wafunze hakurya iyo turi mu bintu bidasobanutse ntayahomba amafaranga asa ni umuntu yashaka nabi kata ari amafaranga uyahombye se ubwo urambwira iki sawa nyine neza ubwo wowe urambwira iki utambaye impeta buriya nihanganye nakwihoreye turi mu bantu nacecetse ugira ngo ntabwo nzi kuvuga reka nkubwire urabizi kuvuga nakubwiye ngo sori byarangiye sori nyine utari gufata telefone ngo ukuremo ndaza kuyihina se kubikora ko umbwiye ngo bikore nk'itegeko bisaba iki se kubikora ndanze uzi ko nakwihoreye nkatuza nkanga kugira ngo twiteze abantu hariya ugira ngo ntabwo ndi seriye ndabizi uri seriye none urakoramo password none aha ntayikuramo ndaza kuba nyikuramo pana njyanye se wahabona mbwira ntabwo ngiye ndi ihene bajyana batazi ahantu umuntu agiye tugiye mu rugo kwambara impeta nushaka uragaruka nushaka kugumisha nishaka ngumeyo niko vuze nari twambwiye ngo ntabwo ugaruka ntabwo ngiye niba ari ibyo ntabwo njya mu rugo turareba aho wapanze kujya ntazi wenda rwose ibintu udashobora kubumbwira hari ikintu mba numva rwose gute gufata password gukuramo password ari ikibazo ariko niba umuntu yakubwiye ngo password araza kuyikuramo byakugize urayikuramo ntayikuramo tatu se ngenza nkora ibintu byose ku itegeko kandi nakuvuga ko nirwari urabizi nakuko ndwara kuri kumvugisha umutwe uri kuwundi uragira ngo nkore iki ukora iki se ngiye niba unjyanye mu rugo kuramo password muri no telefone njyana mu rugo n'iryamiro ugenda ukore kudiri zawe uhagaze se kuramo password nayo nkuramo na telefone yanjye ntabwo itwara ntabwo ino telefone ikura hano ahubwo bisigare muri iyi modoka wowe unayitware njye ubwo nigendere n'amaguru ariko bite byawe ubundi wabaye sawa si ntabwo iyi telefone nayigusubiza ubwo icyo uri guhisha nicyo nshaka kumenya uhisha se icyo urabona njye naguhisha nkahisha no muri telefone sawa reka nigende reka abagabo mwarasaze ubwo urarebye ubona njye nabuze aho musha ku buryo ntimisha muri muzi uriya amafone cyangwa ako se wagiye ureka kumera gutyo mbereza telefone yawe imodoka ko isize se mu muhanda
wishyize mu muhanda kugira ngo ugende bashaka bayipakire bayitware akose ntabwo uri kubona ko uri kwiteza abantu wagireka kumera gutya ni ntwari mvana hano kuri leta nawe itware nawe ufite perimi ugenda itware nakitwara ariko ntabwo ndarwaye ntabwo ubwo ngubwo nyine byarangiye sindwaretse kumera gutya ariko sheri byarangiye nawe ntabwo nisubiza waretse kumera gutya uranzi ndakumva nyine itware ngaho ngwino nyine mbane basi ngwino nyikuremo se ndaguseka it's a prank it's a prank it's a prank ivanemo wikwigira ngo prank se twagendeye hose it's a prank ivanemo gwara kankore gwara urayivanemo ntayivana dore bareba kamera kumana uri moto nguriya reka ubwire njye bisigaye bindusha kugukorera muzi prank ubu wankurikije abamotari iyi nyine hariyo nuzi dore nakubonye inyoko nakubonye kameramani twamwemeje ubundi ibintu uri kunkorera ni ibyo guys rero ikipe yitwa Naomi ni muzajya muyimenyera muyikinisha parika moto hareba hari erekana moto dazira moto nizo zabazanye batugendaga inyuma nta mikino dadu ubakameye wayo basabye kuri ubakameye ni none se barapfu oyagiye baba batabyemera bana sore ibintu mpamvu Team Naomi hejuru mumbwire niba nabikoze neza urumva dadu ndamwemeje n'undi munsi ngo yaransigiye imodoka nagasika nzi gutwara nayitwara agucogije agusiga umwanya wagira icyo ubwira abanyarwanda mwitegura uburyo ngiye kuzamukoma ngewe ntabwo ari prank azamukorera ariko ni ikintu uzamukorera natazi guys mwakoze cyane make sure ko wakoze subscribe kandi wateye comment kandi niba byatumije ubyemere yarankubitiye mu muhanda guys ni ukuri tubaraga twari tugushira yenda kumubwira ndumva ndi kuremba akagira ngo ni vlog siko ndi kuremba ndarembye kwa bye see you